Max Life International. Ubuzima n'iterambere kuri wowe. Ushobora kuba uri kwibaza Max Life International ni iki? Ese ko nanjye mvuga ubuzima n'iterambere? Aka kanya tugiye kurebera hamwe Max Life icyo ari cyo n'uburyo itanga iterambere kuri buri muntu wese ubashije kuyigana. Ntabwo ari iterambere gusa, ahubwo muri Max Life harimo n'ubuzima. Max Life ubundi ni iki? Tugiye kureba hamwe Max Life icyo ari cyo n'uburyo itanga ubuzima ku muntu ubashije gukorana nayo. Njyewe ndi Jerome, nguhaye ikaze. Max Life ni business itanga ubuzima kandi igatanga n'inyungu. Itanga ubuzima binyuze muri produit zayo z'akataraboneka za mbere ku isi, zizamura imbaraga z'umubiri n'ubudahangarwa, immune system, zikora detox cyangwa se gusukura umubiri. Iyi ni kampani yemewe mu rwego mpuzamahanga ndetse no mu Rwanda, biri mu nzira kandi bigeze kure y'uko yemezwa. Ntiwagira impungenge kuri produit zaho haba mu kuzikoresha kuko zikoze mu buryo bwa food supplements, inyunganiramirire. Ziba zarapimwe, zaremejwe n'ibigo mpuzamahanga, zigahabwa ibyangombwa y'uko zikwiriye gucuruzwa ndetse no gukoreshwa mu bantu bazikeneye bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Ahangaha reka turebere kuri produit za Max Life, turaza kureba n'uburyo wazibona. Ese produit za Max Life zaba ari zingahe kandi zikora gute? Tugiye kureba imwe ku yindi. Ni amoko ane, hanyuma dutangiye imwe ku yindi turahera kuri produit yitwa Cacticell. Cacticell ni produit ikozwe mu buryo bwa stem cell. Kubera ubu buryo ikozwemo bwa stem cell, ikaba itanga igisubizo cyiza ku muntu uyikoresheje arwaye indwara, ufite ubudahangarwa buri hasi, ibasha kubuzamura bukajya hejuru, bityo ikabasha kukurinda no kukuvura indwara. Kubera uburyo no produit ya Cacticell ikora mu mubiri, ivura kandi ikanarinda indwara yiswe King of Immunity and Detox, kubera ko irinda ubudahangarwa bwawe, ikanabwongera, ikanasukura mu maselzi, ni ukuvuga uturemangingo tugize umubiri wawe. Yongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe ku kigero cyo hejuru, mu buryo utabasha kubona ahandi hose, kuko ni uburyo buri the best cyangwa se buri hejuru cyane, hejuru y'ubundi. Igasukura mu maserire cyangwa mu turemangingo tugize umubiri wawe, aho ikora detox, imyanda yose, stress, buri kimwe cyose cyagiyemo kidakeneye mu mubiri ibasha kugikuramo, hagasigara hameze neza. Ni produit y'akataraboneka. Mu gihe ugira umunaniro uhoraho, kumva ufite stress, ibi ngibi iraza ikabikura mu mubiri wawe, ugasigara umeze neza, ugasigara utekereza neza, nta stress irangwa mu mubiri wawe mu gihe wakoresheje iyi Cacticell. Izamura imikorere myiza y'umubiri, ugasigara utekereza neza, ufata mu bwonko, ukora imirimo yawe ufite focus mu byo ukora, ibitekerezo byawe biri ku murongo. Cacticell uyikoresheje ubasha kugira ubuzima bwiza, mu gihe ukora akazi uba umwiza, ukenewe kurenza abandi, kuko ibyo ukora ubutanga umusaruro kubera imbaraga Cacticell yaguhaye. Si ibyo gusa, kuko n'imitekerereze yawe ibiri hejuru. Rero koresha Cacticell ugire ubuzima bwiza. Produit ya kabiri ni Fiber Pro. Iyi Fiber Pro yakorewe kugira ngo itunganye systeme y'imirire, appareil digestif mu ndimi z'amahanga, aho ibiryo binyura kugira ngo bibashe kwihindukamo ibitunga umubiri ndetse n'ibisohoka amadeshe. Izi nzira zose uhereye mu ruhogohogo ukamanuka mu gifu, ukamanuka aho imyanda isohokera, ibibazo byose birangwa mu iyo nzira, iyi Fiber Pro ibasha kubivura kandi mu buryo buri hejuru, mu buryo buri the best. Fiber Pro mu gihe ufite ibibazo bya constipation, ugakoresha iyi Fiber Pro, ubutandukanye n'ibi bibazo bya constipation, hehe no kongera kurwara constipation, kuko iyi Fiber Pro ibasha kukurinda ibi bibazo, ntuzongere kugira aho uhurira nabyo. Mu gihe ufite inda ibyimbye, bya bitewe n'ibinure cyangwa n'ibindi birimo mu imbere,
imyuka, hari abantu bagira imyuka ugasanga mu nda uhora wihaze, ugahora utuba imibi, ugahora urya ugatura imibi, umubiri wawe ntumeze neza, mu nda yawe hagahora ari ibibazo. Ibi ngibi mu gihe wakoresheje Fiber Pro ntago wongera kugira aho uhurira nabyo kuko birakira ugasigara umeze neza. Fiber Pro izatuma nanone ubasha kugira ibiro biri ku murongo, biri managed, bijyanye na mass index yawe, uko uburebure bwawe n'ibiro upima bingana. Iyi Fiber Pro ikora nka weight management mu gutuma ugira ibiro bijyanye n'indeshyo yawe. Ifasha appareil digestif yawe, ibijyanye n'imirire yawe gukora neza kandi ku kigero cyo hejuru. Fiber Pro igisubizo kuri wowe wari ufite ibibazo tuvuze hejuru. Nanone kandi muri Max Life uzahasanga indi produit yahawe izina rya Man Plus. Man Plus mu kinyarwanda twavuga ko ari umugabo guteranya, bishatse kuvuga ko ari produit yongerera imbaraga abagabo no gukora umubiri wabo. Mu buhe buryo? Performance of man, performance z'abagabo mu gihe cyo gutera akabariro. Iyi Man Plus yongera imbaraga ku rwego rwo hejuru mu mubiri w'umugabo wayikoresheje mu gihe ari gukora igikorwa cyo gutera akabariro, ndetse no mu gihe ari gukora imirimo y'amaboko. Ituma kandi nanone amaraso abasha gutembera neza mu mubiri, blood flow mu ndimi z'amahanga. Mu gihe wakoresheje ino Man Plus uri umugabo, hehe no kongera kurangiza vuba, kuko ibibazo byo kuzarangiza vuba iraza ikabishyira ku iherezo, ukajya urangiza mu gihe cyagenwe, mu gihe gikwiriye. Man Plus, produit y'akataraboneka, the best product. Produit ya gatatu ni produit yitwa Woman Plus, umugore guteranya. Iyi ni produit itanga ibyishimo ku mugore mu gihe ari kubonana n'uwo bashakanye. Hormonal balance ni produit iringaniza imisemburo, bityo ikakurinda, ikakuvura ibibazo bijyanye no n'ihindagurika ry'imisemburo mu mubiri wawe. Ibi bituma ugira imihango ihindagurika, ibabaza, ikubuza amahoro no gusama bishobora kwanga bitewe n'ibi bibazo. Iyi produit ni wellness cyangwa n'ubwirinzi n'ubuzima bw'umugore. Iyi produit iringaniza imihango, ifunga amezi yawe, ituma ajya ku murongo ntahindagurike, ahubwo bikajya bibera mu buryo umubiri wawe wabigennye, iyo twita mu ndimi z'amahanga regular. Iyi produit nanone ya Woman Plus izatuma ugira ububere mu gihe cyo gukora amabanga y'abashakanye, uri kumwe n'umutware wawe mu buriri, uzaba ubobereye, bityo bitume igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina murimo kibasha kugenda neza, ndetse ubashe gushimisha n'uwo mwashakanye. Iyi produit izatuma utagira stress, izakuvura stress, wumve uruhutse ufite akanyamuneza, bityo n'uburyo gukora ujye utanga umusaruro, ibyo ukora bitange umusaruro. Ku badamu batagira amavangingo, libido ndetse n'ibindi byose bijyanye n'ibyo ngibyo, iki nicyo gihe kugira ngo ukoreshe Woman Plus, hanyuma umubiri wawe usigare umeze neza, ushimisha uwo mwashakanye, imisemburo yawe iri ku kigero gikwiriye, bitanga umusaruro mu buzima. Si ibyo gusa, mu gihe cya vuba turabagezaho n'andi moko ya produit agiye atandukanye. None se waba uri mu Rwanda no hanze yarwo? Ndagira nkubwire ko aya ari amahirwe meza ngo kugira ngo ukorane na Max Life International, ubashe kugira ubuzima, ujye basha kugura kuri izi produit tuvuze hejuru kuri makeya nk'umunyamuryango, ubashe kandi no kuziha abagenzi bawe, babashe kuzikoresha nabo bakire ibibazo. Icyo gihe bazakwitura, ndetse uzabasha kubihemberwa na company ya Max Life. Iyi ni opportunity utagukwiye kwitesha. Mu gihe umaze kuyumva, sobanuza neza, egera umuntu uguhaye amakuru, waba ubonye amakuru aturutse kuri
Facebook, WhatsApp, ku mbuga nkoranyambaga zose, aho waba uyakuye, ita ku kumenya amakuru neza ya Max Life, umenye ubuzima burimo, produits zirimo ndetse nuko wazibona. Ubaye uri kumva iri jwi, ntutindikanye kunyandikira inbox kuri WhatsApp yanjye ariyo 0781109334. Iyi ni nimero iraza kugufasha kumenya amakuru mu buryo bwimbitse kandi mu buryo bwiza ugasobanukirwa. Mu gihe uri mu Rwanda ndetse n'ahandi hose waba uri ku isi, Max Life ni business iragufasha kwinjiza amafaranga nta stress, kwishyurwa buri cyumweru amafaranga menshi kandi meza, gukorera online ukoresheje smartphone yawe cyangwa machine, bikabasha kukwinjiriza amafaranga meza kandi menshi. Bizagufasha kandi kwiteza imbere ndetse ufashe n'abandi ko batera imbere, bityo biguhe amafaranga kandi meza. Mu gihe umaze ko umunyamuryango wa Max Life, waguze product ukaba member cyangwa se umunyamuryango, company ni inshingano zayo kuguha amahugurwa, kukwigisha uko ugomba gukora kugira ngo ubashe gutera imbere, kugusobanurira produit mu kuzikoresha ndetse no kuziha abandi. Ibyo bizajya biguha amafaranga, umusaruro wa buri cyumweru, wa buri munsi, wo mu buryo buhoraho. Kubera iki udakwiriye gushidikanya kuri Max Life? Ukwiriye kuyizera. Ni company yemewe ku isi hose, ifite ibyangombwa, ifite produit zemewe kandi zikora ku rwego rwo hejuru. Ifasha abakiriya, ababaye amamambure n'abatari amamambure, kugira ngo babashe gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima no kwiteza imbere. Ikoresha system yemewe kandi igufasha kugira ngo ubone amafaranga yawe igihe wayakoreye, nta gutegereza. None se wifuza gusobanukirwa bwinshi bijyanye n'iyi company ya Max Life? Ndahari kugusobanurira. Ushobora kunyandikira kuri ya WhatsApp navuze hejuru, hanyuma nkagusobanurira muri comment ndetse n'ahandi, nkabasha kugusobanurira ukabasha gusobanukirwa byimbitse. Reka mpinira ukomeze ugire amahoro ndetse n'ubuzima. Ugana ikigo cya Max Life kigufasha kwiteza imbere. Aha hari kuri Tumenye TV, ye mwari kumwe ni Jerome. See you next.